Mbashimire cyane mwe mudukurikirana ku Channel TV, yewe ni Egide Ruhashya, nkaba rero mbashima kandi mbashimira kubana natwe nk'uko bisanzwe ku Channel TV rero. Kenshi ubu ngubu bimaze kuba umuco, mumaze kumenyera ko tuba turi kumwe na Roger Marc Rutindukana Murego wa The Future TV, aho rero tuba dusesengura ibintu tunareba ibinyura ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Gusa uyu munsi ni ikiganiro kidasanzwe kuko tugiye kureba cyangwa se kurebera hamwe, ndetse mu bidufashemo namwe muzaduhe ibitekerezo byanyu, ndetse habayeho ibyo namwe mwaba muzi noneho namwe mubitubwireho. Ibyo rero tugiye kuganiraho ni iki? Ni uburyo abantu bakata cordon ombilical, ni ukuvuga ngo abantu bitandukanya n'igihugu burundu, bakitandukanya n'imiryango yabo burundu, ku mpamvu rero z'udufaranga dukeya bashyira mu mufuka. Ndetse icyo ngicyo kikaba ari cyo kintu cya mbere babasaba, bavuga bati ariko kwitandukanya n'igihugu ukavuga ko rwose uronosheje igihugu cy'u Rwanda ku dufaranga dukeya, ese wowe urabyemeye? Noneho umuntu rero akaba yavuga ati ibyo bintu rero ndabyemeye, ariko si cyo kiguzi kingana gite? Ese kwitandukanya n'umuryango wawe no ku gihugu cyawe utazakigarukamo, cyangwa se ngo wongere kugica kugikubita ijisho ukundi, ibyo bintu ikiguzi cyabyo kingana iki? Reka rero tubirebere hamwe, tureba impamvu zabyo, tureba abo ni bande, ese ababakoresha ni bande, ese ayo mafaranga babaha aturuka hehe, ese gahunda zose zikorwa zite? Ibi rero mbabwira ni ubushakashatsi abantu bakoze, ndetse twagiye twegeranya n'abandi bantu batandukanye mu bagiye rero babikorerwa cyangwa se mu bagiye bahura nabyo. Nkaba rero mu bantu nzi babikurikirana kandi babikurikiranira hafi, Jean Marc Rutindukana Murego arimo. Akaba ariyo mpamvu rero tugiye gufatanya iki kiganiro. Ikaze Jean Marc Rutindukana Murego. urakoze kuduha ikaze eje, ndizera ko bimeze neza hakurya aho ngaho. Turashima hano bimeze neza, akazuba karimo karagenda kinjira gahoro gahoro. Ubu ngubu mu kwezi iyo ukwezi kwa gatatu gushira, imbeho iba igenda igabanuka, natwe ibyo twambara nk'ibigori tugenda tubigabanya uko iminsi igenda. bigabanuka buhoro buhoro. Ubu hasigayemo bibiri, ibikoti nka bibiri. Mu minsi nka 15 haraba hasigayemo igikoti kimwe. natwe imvura, ibihe bisa n'ibiva iwanyu bitugana, imvura yanze kuva ku irembo neza neza. Yego, kwa kane ngira ngo urabizi ko ariko bigenda. Iyi mvura mu kwezi kwa kane yo gutangira muri aya matariki ya mbere, urabizi ko iyi mvura yigeze no gufasha abatutsi bari barimo bahigwa muri jenoside yakorewe abatutsi. Iyi mvura yakijije abantu cyane, kuko abandi bajyaga kugama, abandi bakihisha, cyangwa se bakaba rero babonye agahenge no gutekereza imvura yo mu kwa kane. Abantu benshi barayikunda kuko ibibutsa rero kuba barabashije kurokoka, cyangwa se uwari uwo bagiye kumugeraho, imvura ikagwa bakajya kugama, akabasha kuhava ajya ahandi. Ikindi yarabaramiraga mu buryo bw'uko nta mazi bari bafite hafi aho, ariko nibura umubiri wageraho ugahura n'utuvura, akagira uwishyiraho udushyi, akaba yanywa utuzi. Ibintu nk'ibyo ngibyo ndibaza ko imvura yo mu kwa karindwi isobanura byinshi, bisobanura byinshi cyane. yo mu kwa kane. Bwana Rute rero, hanze ahangaha biteye ubwoba, aho abantu bari kugurwa, abantu barimo baragurwa, barimo barasabwa ibintu biteye ubwoba ku mpamvu z'ibihumbi 25 by'amadolari. Bakagusaba kwitandukanya n'igihugu. Buriya nakoresheje cordon ombilical kubera ko cordon ombilical ni igihuza umwana na fetus, kuko fetus, umwana bari mu nda ya nyina,
iteka tuvuga ko u Rwanda igihugu cyacu ari ingobyi yaduhetse, tuvuga ko u Rwanda ni nk'umubyeyi nyine. None iyo cordon ombilical ikiriho, urabizi neza ko yaba oxygene, yaba se nutriment, ibigaburira umwana, byose binyura muri cordon ombilical. Umwana iyo ageze ku isi, noneho nibwo bashobora kuyica kubera ko umwana yabayeho. Igihugu cy'u Rwanda rero, cyangwa se igihugu icyo ari cyo cyose ku muturage, burya mubana mutyo akaramata, kuko ntushobora kuzabona ahandi wita iwanyu, ntushobora na rimwe kuzabona uko wongera kuvuga ngo kabone n'ubwo wabona nationalite z'ibihugu bindi, ariko nta handi na rimwe uzavuga ngo gakondo yanjye iba hariya. Aba bantu kugusaba ngo niwitandukanye n'icyo gihugu cyawe burundu, kandi mu by'ukuri babigusaba ababyeyi bawe bari hariya ku bakibafite, ku bavandimwe bawe ku bakibafite, ku nshuti, kuri nostalgie z'aho wavukiye, aho wize, aho wakoze, abo wabanye nabo, aho watuye. Koko ruti iki kintu abantu bajya barealiza neza imbaraga gifite, bajya barealiza neza uburemere iki kintu gifite, kukigusaba. Noneho rimwe rwose na rimwe ahubwo, cyangwa se kenshi abantu bakabyemera. Ruti iyi poids, wowe mbere y'uko twinjira muri details, iyi poids y'ibi bintu wowe urayiha uburemere ki? ni ishyano u Rwanda rugenda rugusha, cyane cyane iyo rufite abantu nk'abo ngabo umuntu yagereranya na ba mutimanda. Kuba mutimanda, ngira ngo abantu barabyumva, kuko ahantu umutima wawe uba uri ni kunda, ni kubijya mu nda, kuruta no ku bavandimwe, kuruta no ku bakubyaye bagushyize ku isi, kuruta no ku kindi kintu cyose cyaba kikwegereye. Ikimataringa cyangwa se igifite agaciro ni ikijya mu nda yawe gusa, ibindi byose ntacyo bikubwiye. Abantu nk'abo ba mutimanda rero ntabwo biba bitangaje ko bashobora kuba batanga n'igitambo ku gihugu kugira ngo babone ibijya mu nda. Abo bantu babaho cyane, turabagera, twarabagize, kandi mbona bazanahoraho abantu nk'abo ngabo, kuko burya bihera no mu miryango yabo, bihera no mu burere bahabwa, bihera iyo umuntu adafite uburere, yabuze uburere, atazi agaciro k'umuryango, atazi, ni bimwe bajya bavuga ngo umuntu amenya agaciro k'ikintu cyangwa se k'umuntu atakimufite, nibwo amenya agaciro k'ikintu cyangwa k'umuntu. Rero aba bantu ntibashobora kumva agaciro k'igihugu, ntibashobora kumva agaciro k'umubyeyi wabibarutse, ntibashobora kumva agaciro k'ingobyi yabahetse nk'igihugu. Ntabwo bazi ko buri gihugu uko bimera, niyo mpamvu bagisakirifiye, bakakijugunya, bakakigabiza ababisha. Ni ba bandi uzumva bavuga bati nibashake batere ibibombe bagitwike ntacyo bimbwiye, yirengagije ko iki gihugu kirimo ba nyirasenge, ba nyina wabo, ba se wabo, aba onkere n'abatante. Ubwo ngubwo nibo mvuga. Mbega ni abantu umuntu yagereranya n'abatindi, kandi burya iyo tuvuga ubutindi ntabwo tuba tuvuga bimwe abantu bamenyereye by'ubukire n'ubukene. Iyo umuntu akennye ngo yitwa umutindi, buriya ushobora kuba n'umutindi ariko uri umukire ufite ubushobozi, kuko ubutindi buba ku mutima. Ubutindi ni ya mico mibi yo kuba ntacyo uha agaciro, nta rukundo ugira, nta bumuntu ugira. Abo bantu rero ni abatindi muri rusange, nicyo umuntu yabagereranya nacyo. Niyo mpamvu usanga bashobora kuba bafata igihugu n'abagituye bakagisakirifiya, cyangwa se bakagitanga mu maboko y'ababisha kubera udufaranga bashyize mu mufuka.
udufaranga bazarya batazabarara n'umwaka bakirya kuko baturya iminsi mikeya. Inda urayigaburira ugahemuka ariko ihora igusaba buri gihe ikijyamo. Rero ni abatindi niko umuntu yabita, ni ibintu bibabaje nyine nta kundi umuntu yabivuga. Bwana Ruti, hano mu bihugu by'i Burayi, mu bihugu by'i Burayi, iyo mvuze i Burayi ni ukuvuga hanze, muri izi kontina zindi nshobora gukoresha Uburayi ariko ntabwo necessarily nshaka kuvuga kontina ya Europe. Ubwo Etats-Unis, Canada n'ahandi hose hashoboka aho bari, bazi kujwa kuri psychology, bazi kujwa kuri psychology y'amafaranga n'uburyo abantu babayeho. Barabanza bakakwiga bakareba ukuntu uteye, uko umeze, ndetse rimwe na rimwe bakiga n'ibibazo byawe. That's why nk'umuntu nka Badirama yabiguyemo, kuko bazi gutagetinga umuntu ku buryo bw'amafaranga, uzi gukinisha amafaranga, utazi kubaho ubuzima buri hasi ngo ugende gahoro gahoro. Noneho bakareba n'ibibazo ushobora kuba ufite, cyane cyane bakoresheje abantu bakwegereye, kugira ngo barusheho kukumenya no kumenya ibibazo ufite. Noneho iyo umuntu ari kukofura $25,000 arayakofura ariko akakubwira ati dore emergency y'amafaranga $25,000, amafaranga $25,000 by'amadolari, icyo yakumarira mu buryo bwihuta. Ukabanza ukabitekerezaho, ukibuka ko kuri konti yawe nta n'igihumbi kiriho. Noneho barangiza bakakubwira bati ariko ntabwo ubundi $25,000 by'amadolari ntabwo ari amafaranga warangizanya utubazo dutoya ufite. Actually ushobora no kuba wayatanga nka deposit, none ukitungira inzu muri Canada, ukitungira inzu muri Etats-Unis, kandi ayo ni amafaranga menshi ku buryo iyo utangiye kwishyura neza watanze ayo mafaranga baba bashobora no kuguha, ujya muri banki bakaguha n'indi iyo wishyura neza. Ibintu nk'ibyo ngo bakabanza bakabikwigisha neza, bakongera bakakubwira bati ariko ubundi nta madeni ufite, nta madebiti, ibintu birimo bikugora, ko aya mafaranga n'ubundi yahita arangiza ikibazo. Ese ntujya wifuza akamodoka keza? Hakagira n'igihe bakubwira bati ariko ababyeyi bawe hariya inzu yabo irasannye, nta kibazo bafite, abavandimwe bawe bariga neza nta ngorane. Icyo gihe kuko ntawe uzi aho ugiye gukura amafaranga, ngo urabanza ukabitekerezaho, umutima ukakurya, umutima ukakurya, ukavuga uti $25,000 umuntu abonye gutya. Ikibazo rero ni kimwe Bwana Ruti, ni ibyo bagusaba, ni ibyo bagusaba, kuko uba ugiye kujya kuri social media, bagutegurira ikiganiro kugira ngo ayo mafaranga bazayaguhe. Ikiganiro cya mbere gisa no kukwinjiza muri gahunda, ariko kigiye no kukwica, kuko barakubwira bati iyo social media ntabwo uzayijyaho rimwe, info uzaba uvuze bizaba birangiye, kandi baguhitiramo suje byanze bikunze izagushyira hanze buri wese akakwibazaho. Bakavuga bati mpaye bati se uyu muntu bigenze bite? Ni ukuvuga ngo social media iyo ugiyeho ukavuga ikintu nk'icyo ngicyo kikajya hanze, ndetse bakacyamamaza bakagishyira ahantu hose hashoboka, ni uburyo bwo kukudetuwiza ku buryo ntushobora kugaruka back, ntushobora kongera kuvuga ngo bya bindi n'ikiniraga, biba bigoye. Ukuntu mbibona rero, mbonamo abantu benshi twagiye tubona mu minsi ishize, ujya kumva umwe undi ububasha nibo bari kurikuritinga, urumva, nibo ubu ngubu bafite kabisa gahunda ihamye yo kurikuritinga.
hanyuma ikindi kintu barakubwira bati ugomba kwirengera ingaruka rero ni za zindi twavuze, kutazongera guca ukubiri n'igihugu cyawe, kuko ibyo bakubwira kuvuga ni ibintu bigize icyaha, ni ibintu bigize icyaha cyangwa ibyaha, ku buryo byanze bikunze nyine bahita bakwereka bati mu gihe waba uvuze ibi bintu ukagera mu Rwanda, witegure ko byanze bikunze wabiryozwa. ubutabera buhita buguhagarara, kuko ikintu cya mbere bagusaba ni iki? Ni uguhakana ko habayeho jenoside yakorewe abatutsi. Icyo ni cyo cya mbere. Noneho bagahita bakubwira bati actually buriya ugomba kuvuga ko jenoside abayikoze ari RPF, biriya bavuga niba bayihagaritse, wowe ugomba kuvuga ibi kubihindura sibyo? Noneho bagahita bagushakira rero bakavuga bati uzavuga ko ahangaha igihe habaye ikintu iki n'iki Byumba, igihe habaye iki n'iki mu Mutara, igihe habaye iki n'iki za Byumba, cyangwa se ahandi hose hagiye habera urugamba, nyine mu rugamba rwo kubora igihugu, ati uzavuge ko wowe hari icyo uzi, inkotanyi ibi n'ibi, bakaguhimbira story. Icyo byanze bikunze kigomba kuzamo. Ikindi kigomba kuzamo ni ukwemeza neza ko indege yarashwe n'inkotanyi. urumva, ibyo bintu bigomba kubamo. Hanyuma icya gatatu kandi umuntu anareba akavuga ati ariko kuki cyajyamo ugafosinga umuntu kuvuga ibintu bijyanye n'uburere buke? Kuko icya gatatu kinakomeye ni uko bagusaba kwibasira umukuru w'igihugu ndetse n'umuryango we mu bitutsi nyandagazi. Ibyo bitatu iyo ugiye hari ukabikora, bahita bavuga bati ntabwo kigiye, iyi ndege yerekeza aho ngaho birarangiye. Ubwo rero bakajya muri bya bindi byo kureba noneho, dore koko amafaranga yakire, ariko ukaba uzi ngo nyine muri ya 25 niko angana koko, ariko bagahita bakuramo y'ibikoresho bagiye kuguha, bagahita bakuramo utuntu n'utu, bakagira gute, aho wamaze kwiyangaja byarangiye. Bwana Rutiriro, aba bantu ngo bakoresha mu buryo bwa communication ikintu cya Telegram, mu buryo bwo kuganira, mu buryo bwo koherezanya document, mu buryo bwo koherezanya messages, mu buryo bwo kugira ngo bahane za appointment zaho bahurira. Ibyo bintu byose babikoresha muri ubwo buryo bwa Telegram. Hanyuma hariho inzu z'ibanga, secret houses zitandukanye ziri ahantu, usanga bagomba guhura muri basement z'ahantu, bagahura muri basement y'ahantu, ariko ngo nabwo iyo basement y'aho muza guhurira full address bayikugezaho nka mbere y'iminota 30 cyangwa isaha yo kugira ngo wenda iyo nama ibi. Ikindi kintu gitangaje Bwana Ruti, bagutegeka kuzajya uhora witabira ibikorwa bihuza abantu iyo bibuka Kizito Mihigo. Iyo bibuka Kizito Mihigo cyangwa birabya Ingabire, bakubwira ko ibyo bintu ugomba kubibamo. Uzi impamvu? Kugira ngo ugaragaremo, ifoto igufate, babone ko uri muri icyo kintu, bigutera ubwoba bwo kuvuga ngo umuntu wese azabona ko kijya ibi. Mu by'ukuri abantu batabyumva, psychologiquement barakuhijackinga ku buryo ntabwo wongera kubaho wowe. Ni nko kurema ikihebe. Neza. Ni nko kurema ikihebe, noneho ukitanga mu bintu byinshi cyane birwanya igihugu cy'u Rwanda ku mpamvu runaka zabo, bo kuko bo baba bafite ibyabo byarangiye, bitewe n'ibyo bakoze, bitewe n'iki.
ariko wowe ubigiyemo mu by'ukuri nta mpamvu, ariko ku mafaranga, ariko bakagukoresha ibyo bintu bizagushyira ahagaragara. iyo bumvise ko nyakubahwa perezida wa repubulika azajya muri leta zunze ubumwe za amerika, azajya mu gihugu runaka, bagushyira ku murongo w'imbere mu bajya kwigaragara, bakaguha pankarite uzaba ufashe utya kugira ngo badeturize imaje yawe. Ibi bintu rero ni ibintu bibabaje cyane, ariko abantu bagakwiye gutekereza neza mbere y'uko bafata aya mafaranga, bakibaza neza ibi bintu bigiye kuba. Ikibazo rero Ruti, ibi ni ibintu biri kuba ku bantu bari muri diaspora, cyane ko noneho diaspora igenda igorana gatoya, ubuzima bugenda buhenda, ibintu bihenda, systeme uko zakoraga mbere uko zigikora, donc abantu bari tante kuba bafata ayo mafaranga, umuntu yakwita ko ari amafaranga y'amaraso. Ariko igitangaje bwana Ruti, ababa mu gihugu, wowe wagiye ubikurikirana, babageraho bate bwana Ruti? Cyangwa se bo imbarutso cyangwa ikintu kibakurura ni iki kugira ngo babashe kubageraho, abo bantu babyemere bicaye mu gihugu bari mu Rwanda, icyo kintu bakagikora? Wowe warabyize, usanga bari abantu bose byaragenze bite? ahanini bikubiye ahanini urebye no mu byabaye inahangaha, ubona ko byagiye byibasira cyane abantu bari basanzwe mu mwuga w'itangazamakuru, nibo byakunze kugaragaraho cyane. Kuko iyo urebye byakunze kugaragara mu bantu bitwa ko bavanga ibijyanye n'umwuga w'itangazamakuru, kuko burya mu itangazamakuru bakunze kubyitiranya. Umunyamakuru icyo akora ni ugutara, akanatunganya, agatangaza inkuru, ariko inkuru igamije bya bintu bitatu birimo kwemforoma, gutanga amakuru, hakabamo kwigisha no gususurutsa. Ibyo bintu bitatu nibyo ubundi umunyamakuru ashinzwe. Ariko hano bongeyemo ngo ikintu cyitwa ngo ubuvugizi, icyo kintu cyitwa ngo advocacy. Icyo kintu bongeyemo cyitwa advocacy biyongereyemo nk'abanyamakuru. Icyo kintu nicyo cyishe byinshi, gituma abantu bagwa muri uwo mutego wo gukoreshwa ndetse bagashorwamo n'ayo mafaranga yanduye kugira ngo bajye kugira ibyo banduza. Rero bamwe mu bashatse kwigira ngo abavugizi ba rubanda, noneho kwigira abavugizi ba rubanda nibwo usanga batangiye kugushoramo amafaranga yo gukwiza bya bihuha, amafaranga yo gusebya no guharabika leta, amafaranga kugeza n'aho bagushoramo amafaranga agamije gusa gupfobya no guhakana jenoside. Kuko dufite kese hano y'umuntu witwa Nkusi Uwimana Agnes Nkusi, ni umuntu ukomoka muri famiye y'abajenosideri dusanzwe tuzi. Ise ni umujenosideri, ngira ngo yaguye muri gereza ya Cyangugu, na nyina waracyahari hariya za Nyamasheke niho iwabo. Ariko ni umuntu wakuriye mu ngengabitekerezo ku buryo na nyuma ya jenoside akora itangazamakuru, yagaragaye muri icyo kintu cyo kurema jenoside ebyiri, cya double genocide, kugeza n'ubwo agifungiwe. Ariko mu gufungurwa afungurwa atarabicikaho, agikomeje uwo muco. Uwo muntu rero mu gufungurwa byahise byorohera za nterahamwe mu kumushoramo amafaranga. We noneho yasaga naho ari n'icyihebe, kuko yarabyemereraga ko hari abantu bo hanze bamushyiramo amafaranga bamusaba kubavugira ibyo batabasha kwivugira, batabasha kugeza hano. Uwo ni umwe ba bantu bafitanye amasano yo hafi na jenoside, biroroha guhita babakorompa kugira ngo bakoreshe ububasha bafite ako kanya bwa mikoro kugira ngo bababyazemo uwo musaruro. Ibyo nibyo byabaye kuri Agnes, ariko byanabaye ku witwa Cyuma Hassan, kuko nawe yari akoze mu kinyamakuru cyitwa Ishema. Icyo kinyamakuru cyitwa Ishema, ngira ngo abantu bazi nyiracyo ko ari umuntu wabaye umuntu witwa Gakire Fideli,
waje kujya ngo muri leta ya Nahimana ari minisitiri w'abakozi akaza gukoresha ya pasiporo y'impimbano Nahimana yari yarahibye bikaza kumuviramo kugarurwa inaha akanafunga, ubu ngubu arafunze azira gukoresha impapuro mpimbano. Rero uwo Cyuma, urumva Cyuma ikinyamakuru cy'umuntu nk'uwo nguwo yakoreyemo akoreramo yiyita ntakiri umunyamakuru ahubwo yabaye ngo umuvugizi wa rubanda. Ni nako n'icyo kinyamakuru cyabo cyitwaga, niyo ngo yari nka moto y'ikinyamakuru ngo ijwi rya rubanda. Rero kujya kuvuga ijwi rya rubanda, abo ba rubanda yashakaga kuvuga ni bande? Ni bariya nyine yakoreraga bamushoramo amafaranga, kuko ibyo bamushoragamo ngira ngo twajyaga dukora inkuru nyinshi zigaragaza imikorere ye, kujya kurema ngo abantu bagushije inzu hejuru y'umuntu, kujya kurema ngo polisi yibye amafaranga umuntu, ejo kumva ngo polisi yibye imodoka, ukibaza wabona niyo modoka bavuga ko polisi yibye, ukabona n'imodoka yo muri 80 na kangahe, akamodoka kakoreshwaga muri za magendu kafatiwe muri magendu, undi akahita ajya kuvuga ngo polisi yibye imodoka, umuntu akaraswa kubera ko ari umwicanyi warembeje abantu w'umujura wiba abantu amaze no kubakomeretsa, yashaka kurwanya inzego z'umutekano, undi agahita abyita ati bamaze abantu. Mbega ukabona ko n'umuntu bashora mu gukoresha ibintu nk'ibyo byo gusebya no guharabika, kugira ngo agaragare nyine nk'umuntu uri noneho kubikorera mu gihugu, ugaragaza ibibera mu gihugu. Kuko iyo ibintu bigaragazwa n'umuntu uri mu gihugu, abantu babiha akavarere kuko biri kuvugwa n'umuntu uri hano mu gihugu. Umuntu nk'uwo rero kuko ari kuvuga ibintu nk'ibyo, bamushoramo amafaranga akitandukanya n'ubwenge. Hari n'uzanarebe abantu nk'abo ni bimwe bajya bavuga ngo aho utinya uhatuma ikigoryi. Kuko iyo urebye abo bantu bose ndi kuvuga, abo bantu bitandukanya n'ukuri, bakitandukanya n'ubwenge, ku buryo ibintu avuga ubibona ukabona nta muntu muzima wabivuga, ukabona nta muntu muzima ushobora gutinyuka ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero aba batipe wabonye ibyo Idamange yavuze, nawe ni umuntu washowemo amafaranga, bikanagaragara ko n'abamushoyemo bahita banamufana, bakamwakiserera aho bibereye hanze aho ngaho, yagongana n'ubutabera bagahita bashaka n'andi, bagakora indi fundraising bavuga ngo bagiye kumushakira ngo avoka, ngo bagiye kumushakira abaza kumwunganira mu mategeko. Aba bantu rero bashoramo abantu babandi babona ko nta bwenge bafite, babandi babona ko badafite capacity yo gutekereza no kureba ingaruka z'ibyo bagiye gukora, nibo usanga bashoramo amafaranga cyane yo kugira ngo bajye kora ibyo gupfobya no guhakana jenoside. Wabihereyeho uvuga ibintu bashingiraho, nibyo byabaye kuri Agnes, nibyo byabaye ku witwa Rashid, nawe arafunze, nibyo byabaye kuri Karasira we Karasira vraiment umuntu wari professeur muri kaminuza, bakamushoramo bakamwishyurira masters, bakamukubita PhD akaga kwirangiza, akaga gukora teze. Buriya yarayize ariko yanga gukora teze, biramunanira. Kubera iki? Yibereye harimo araryoherwa, baramucanganyikishije, bamushora kuri za YouTube, atangira kuvuga amateshwa, kwigisha biramunanira, baramwirukana, ajya kuri YouTube ngo arimo arataka leta, avuga ukuntu ngo leta ngo yamuhemukiye, atangira gushinja ubwicanyi leta budafite fonduma, budafite aho biva naho bigana. Kubera iki? Babonye ko ari umuntu udashobotse muri rusange. Usanga ari n'abantu muri rusange, urebye n'imico yabo usanga ni ba bantu batari bashobotse, ni ba bantu bafayirinze ubuzima, ni ba bantu ibintu byananiye muri rusange. Noneho abo bantu kubafatirana ukabereka aho bakura ikintu runaka, bakura amafaranga bashyira mu mufuka, bihita biborohera guhita babyinjiramo batitaye ku ngaruka ziri imbere, ziba zinagaragara kuko ibintu bakora ni ibintu biba bigize ibyaha. Niba umuntu nka Hakuzimana Rashid, abantu baramuzi, umuntu nka Hakuzimana Rashid yari amaze imyaka 8 afunze,
afunze ari muri Mageragere ariko azi. niwe w'umubavu Oya, umubavu ni uwitwa Theoneste none. Nsengimana. Uwitwa Rashid yari yarakoze icyitwa Rashid TV. Uwitwa Rashid amaze gufungurwa, yafunguwe, bamusamiye hejuru, bahita bamusama baramubwira ati Rashid, wowe wafungiwe ubusa, wowe wafungiwe ubusa, baragwemukiye, hita ugenda ufungure YouTube utangire urekara mu burenganzira bwawe. Nawe kubera bwa bwenge buke arafunguwe, n'imisatsi ntiramera n'imisatsi yari yogoshe imisatsi itaramera, ahita atangira kuvuga ukuntu ngo ubundi ngo ibintu ngo byo kwibuka bikwiye kuvaho, ahita atangira kwataka ikintu cyitwa jenoside, ikintu cyitwa memoire, atangira kwataka memoire ati ibintu byo kwibuka ni ibiki, ngo ni ibintu gusa biri aho ngaho byo kubabaza, ngo kubabaza n'uwishe, terme yakoresheje ni terme ibabaje Egide, kuvuga ngo ikintu cyo kwibuka ngo ni ikintu ngo cyo gusesereza abakoze jenoside, ngo cyari gikwiye kuvaho, ngo guhora mwibutsa umuntu ko yakoze ibyaha, ko yahemutse ngo ntabwo bikwiye, ngo nibiveho ngo kuko ntacyo bimaze. Ukibaza umuntu nk'uwo nguwo, imisatsi ntiranamera, ibyo bintu yabikoze ataramera n'imisatsi, avuye muri kubera iki? Kubera udufaranga bamushoyemo, bamubwira ati wowe ngwino urekara mu burenganzira bwawe. Abantu rero akabura ubwenge, amaze imyaka 8 muri gereza, baramudohoreye yarasohotse, ariko abuze ubwenge, bahise bamufatirana kubera ko bazi ko ari umuntu wasohotse muri gereza, nta dufaranga afite mu mufuka, afite umujinya, batereka tumufatirane tumufatirane n'uyu mujinya avanye muri gereza tumukoreshe muri gahunda zacu. Nuko nguko umutipe yagize atya, aba yishoye muri ibyo bintu, nawe birangira ari hehe? Birangira ari muri ziriya nkuta z'Imageragere. Warumbajije mu kanya nanone kuri uyu w'umubavu. Uyu w'umubavu we nawe ni umuntu umeze kimwe na Bacyuma, kuko yari umuntu wasangaga bahuza na Cano igihe kinini. Iyo urebye imikorere yabo wabonaga bose bahuriye kwa Victoire, ariko bo usanga ari n'abambari ba Victoire cyane, kuko niwe wabakoreshaga, niwe wari umuntu usa naho ari we muhuza wabo n'abaterankunga, kuko bahoraga iwe, ni abantu bahoraga iwe cyane, bamuha ibiganiro umunsi ku wundi. N'icyafunze Theo w'umubavu we cyane cyane ni uko n'ikintu cyanaturutse hanze, kuko yari umuntu ngo ugomba kuza gustreaminga live, yagombaga gutambutsa iki kintu cyitwa Ingabire Day. Ingabire Day ntabwo ari ikintu gikomoka hano, ni ikintu gikomoka muri FDI inkingi, muri za nterahamwe zo muri FDI, ariko noneho bamushoyemo bati wowe ugomba kuzagitambutsa live. Noneho publicité yo kwamamaza sasa Ingabire Day, publicité yo kwamamaza bayimukubita hehe? Ku Mubavu. Batugomba gutambutsa iyi publicité, ugateguza abantu ko hari Ingabire Day igomba kuzaca live ku kinyamakuru cyawe. Ariko icyo kintu gikubiyemo ibiki? Kandi ikintu kibabaje nanone, uwo muntu yari umunyamakuru uri accredité, ufite accreditation y'itangazamakuru hano mu Rwanda. Publicité urumva ko bamuhaye amafaranga yo gutambutsa publicité, byayakenyereyeho. Publicité rwose tubabajwe, nakumva abantu bafungiye ubusa, Mushayidi yafungiye ubusa, Rusesabagina yarashimuswe afungiye ubusa, leta y'u Rwanda yishe Kizito Mihigo. Iyo publicité urayumvaga ukumva iki kintu ni ikintu cyatambukijwe n'umuntu mukuru w'umunyamakuru usobanukiwe, umuntu wakurikiranye urubanza rwa Rusesabagina. Urubanza rwari rwararangiye, yaranakatiwe afunze, ariko umuntu w'umunyamakuru wakurikiranye urubanza, akakurikirana ibimenyetso, akabona abantu bishwe, akabona ubuhamya bw'abantu bamugajwe n'ibitero muri Nyabimata no muri Nyungwe, yarangiza kubera udufaranga bamuhaye akagira atya, agatambutsa, agatinyuka, akabura ubwenge. Aribyo mvuga ko ari ibigoryi bano bantu, akabura ubwenge agatambutsa ikintu nk'icyo ngicyo. Kandi kikwereka n'uburemere bw'ayo mafaranga baba baramuhaye. Uzi ko uriya mutipe mu rukiko baramubajije bati iyi publicité watambukije
wemeranya n'ibikubiyemo? Mhm. Ati jyewe ntabwo nigeze mbona ibitandukanye n'ibyo, ngo ntabwo leta yigeze ihakana ko atariyo yishe Kizito. Ibaze vurema akabivuga imbere y'urukiko, ngo none se ko nta kintu ngo kinyereka ko atari bo. Kibazo uyu muntu arimo araburana. kandi aba baba bari mu Rwanda ntabwo nibaza bo ko amafaranga agera ku bihumbi 25 by'amadolari. Ni ukuvuga ngo bashobora rwose kubaha amafaranga make cyane umuntu agahemuka bigezaho, akiyanduza bigezaho, ndetse azi neza ko anashobora no kubihanirwa kuko we nyine ubutabera buba bushobora kumushyikira. Ni ikibazo gikomeye, niyo mpamvu mvuga ko ari ababurabwenge, kuko iyo urebye nk'uyu muntu noneho buretse ko babaha n'amafaranga bakabashyiramo na confidence zikomeye zumva ko bari no hejuru y'amategeko, kugeza naho umuntu witwa Theo wari ufunze, uzi ko yari afunze, yarangiza ngo akandikira gereza ejo bundi muri 2014 avuga ngo arashaka kujya gutanga kandidatire yo kwiyamamaza ngo ku mwanya wa perezida wa repubulika. Ibyo byabayeho? Ibyo byabayeho cyane. Yaranditse ngo ngewe ngo ndashaka ngo kujya gutanga kandidatire nk'umuntu ushaka kuba perezida wa repubulika, azi neza ko hari uburenganzira abuzwa no kuba afunze, ariko ngo ngewe ngo ngomba kuba perezida wa repubulika. Akabyandikira gereza, agakopiya avoka ni Gatera Gashabana, niwe uburanira abo bantu bose. Uzanarebe anibaza uti se Gashabana yishyurwa nande? Kuko n'uzasanga aburanira Cyuma, akaburanira Ingabire, akaburanira Rashidi, akaburanira bariya abantu bose bakarasira bose, niwe muntu wagaragaye muri izo manza zabo. Ukibaza uti wayi Gashabana? Nabyo bikajyaho agapode interogasiyo. Ariko ugasanga iyo ukurikiranye cano z'aba bantu bose, usanga bose ari udufaranga babaha, babashoramo bati nimushake aho ngaho, nimusakuze, nimusebye leta, nimuhimbe ibintu, hakaba hari n'ibyo bababwira kuvuga, ariko aba bose usanga babashoyemo, kandi finali yabo amaherezo yabo buri gihe aba mabi ejo. Niyo mpamvu ubona Cyuma ajya gufatwa, urabizi ko urukiko urwo rubanza rwo nari rurimo rwamukatiye, bakanategeka ko ahita afungwa. Icyo gihe yaragiye yifungiraniwe mu rugo, atangira guhamagara ba bashebuja bamushoragamo, ajya kuri WhatsApp ararira, babaza neza, dore baraje, bari imbere y'urugo, baje kumfata, bangabyeho igitero, yavuze induru. Abavuyeho hamagaye witwa Mireye wo muri Canada, ngira ngo abantu baramuzi, agakobwa kitwa Mimi Mireye k'agasazi. Ati yaranyishe, bansanze mu rugo, bagiye kumfunga, ararira, ariko birangira bashyizeho amapingu, bajyana gufunga. Bose birangira basakuje, bayidamange nuko ngira ngo nawe yarasakuje, abonye ribize kumufata, nawe arasakuza, aterana. Mbega ni abantu bari aho ngaho bashorwamo intica ntikize, ariko bikarangira nabi buri gihe. Ariko sinzi impamvu bataniga, ahubwo icyo kintu nicyo umuntu yazibaza, se ubufaranga birangira bubaguye nabi, ntibabone n'umwanya wo kuyarya. Aba bantu kuki nta kintu biga? Hagati aha ngaha umuntu ashobora kwibaza ikintu babasobanurira, Bwana Ruti, kuko iteka byose biza mu nyungu yo kwiyita activist, sibyo? Bose bumva ngo ari aba-activist, bose babihuza no kuvuga ngo bararengera inyungu z'ikiremwa muntu. Hanyuma icyo kintu bakoreramo kirabashuka, noneho bakababwira ko aba bari hanze, bakababwira ko
abanyaburayi bafite za association za human right cyangwa se ibindi bikurikirana ibyo by'abaaktiviste, ibintu by'aba ihuriro ry'abanyamakuru, bati muhumure, bati ibyo bintu birakomeye kandi bifite imbaraga, birimo birabareba, bizabarengera, ni muhumure. Kuva aba activiste uvuga ku kintu cy'amahoro, uvuga ku kintu cy'abaturage, uvuga ku buvugizi bimwe bavugaga, bati muhumure nta kintu ushobora kuba, nta munyamakuru wazira icyo kintu. Umuntu rero ntafate kuba umunyamakuru hano, kuba umuturage w'igihugu ugengwa n'amategeko. Hari amategeko y'itangazamakuru urimo akureba, ariko hari ay'igihugu, constitution y'igihugu iza mbere ya byose itureba twese. None bizavika ntarange byo biza nyuma, wowe ukirengagiza bya bintu byose bigufataho ahuri, ukumva ko icyo kintu cy'ikantarange aricyo kizaza kuguha uburenganzira no kuguha imbaraga zikora amakosa ngo hanyuma bazakurenganura. Bwana Ruti, iyo urebye wowe, basobanukiwe n'icyo activiste aricyo, basobanukiwe mu by'ukuri no kuvugira umuturage. Ibi bavuga ngo baravugira umuturage, ese icyo baba bita kuvugira umuturage koko baba barimo bavugira umuturage, cyangwa baba mu by'ukuri bashaka gufata ibintu ngo ahubwo baze gusesereza leta? Cyane cyane iyo mvuze leta mba mvuga n'abayobozi mu nzego zitandukanye, kuko kenshi usanga ariko bigenze. Ariko nanone bakaza gukora hahandi bya bindi bitatu navuze, kuko usanga iteka ku kantu kagaruka kugira ngo umuntu atangire kuvuga ko gukompara MRND na RPF, ukibaza ibyo bivuye hehe. Ugasanga Karasira azanye Habyarimana na perezida ubu ngubu, ukavuga kuki izo komparezo ari kuzikora ubu ngubu, ukajya kubona ukabona azanye Agata amushyize aho ngaho arimo arakompara, ukajya kubona ukabona iteka azana ibintu biza absolument kujya muri bya bindi navugaga. Bigaragara ko ibi ni ibintu bimenyekanye uyu munsi, ariko iyo urebye usanga nyine mu myaka ingahe, 5, 6, 8, 10 ishize, ariko ibyo bintu byagendaga. Abo bose bavuze guhera kuri Agnes, bose usanga ariko byagenze. Bwana Ruti, aba bantu baba basobanukiwe neza activist ibyo ari byo? Aba bantu ubundi ntabwo ari injiji muri rusange, ubundi ni abantu bakagombye kuba bazi ubwenge, kuko ni abantu byibuze bafite amashuri byibuze 6 yisumbuye, bose barayafite. Ahubwo ikibazo cyabo ni cya kiri twahereho cyitwa cy'abamutimanda, kuko ntabwo waba ureba ikijya mu nda gusa ngo ube wagira akareserve k'ubwenge kagufasha kugira ikintu kindi utekereza. Nicyo kibazo bahura nacyo ejo, kubera kufokasinga cyangwa se kwita ku kijya mu nda, kureba icyo bashyira mu nda gusa akaba ari cyo bitaho. Gukoresha ubwenge barabufunga, bakabuhagarika, bakabwimurira mu gifu ku buryo batekereza ibijya mu nda gusa. Niyo mpamvu n'ayo mahame y'itangazamakuru bamwe baba banayazi kurusha n'abandi ye, ariko kuba bazi amahame y'itangazamakuru ntago kuba umunyenda no wabibangikanya n'amahame y'itangazamakuru ngo bikunde. Niyo mpamvu usanga bavuga ngo gukora itangazamakuru ngo egare activism. Activism ikorwa na za civil society, nizo zivugira abaturage, ariko umunyamakuru n'uwo kwinforma, n'uwo kwigisha, n'uwo gususurutsa. Ibi byo iyo watangiye kuza gukora activism uba wafashe uruhande, kandi umunyamakuru ntafata uruhande. Rero nutangira gufata uruhande uvuga ngo urunguru rwarenganye ijuru, abangaba bari gupyinagaza abangaba, aho ngaho noneho ntunabaze wa wundi witwa ko apyinagaza, ese ibi koko byitwa gupyinagaza?
ntunabaze byibuze ngo bigaragare ko washyizemo akantu ka impartialite k'abanyamakuru ko kuvuga ko wavugishije impande zombi z'ibirebana n'ibyo uri kuvuga. Usanga nta kintu kantu k'itangazamakuru karimo, n'ako ka activism ubwako bitarimo, kubera ko niba uvugira umuntu ntabwo wakwitwa kuvugira umuturage uri kumuteranya, ahubwo n'uwo umuvugiraho. Niba uri kuvugira umuturage wifuza ko leta yagira icyo imukorera, ntabwo uri buvugira umuturage umuteranya na leta cyangwa se umwangisha leta, kandi leta ariyo yakagombye kuba ifite ikimufasha. Ugomba kumuvugira ukagaragaza ko hari ikibazo yahuye nacyo, ukagaragaza ko wenda yarangaranywe mu buryo ubu n'ubu, kandi ukagaragaza ko biri mu nshingano no mu bushobozi bwa leta kuba yamurenganura, yamufasha akabasha gukemurirwa ibyo bibazo. Ariko iyo ushaka kwitwa kuri activiste, ahubwo ukajya gufata wa muturage uri ukamuteranya n'uwo uri kumuvugiraho, ibyo ntabwo ari activisme eje. Rero abo bantu niko babigenza, bafata leta bakayikinagaza, bakayituka, bakayidiyaboliza, babyita ngo ni ukuvugira abaturage. Ukibaza, iyo leta ufashe ukayidiyaboliza, noneho urayisaba ko igira ikimarira umuturage gute? Ikintu kiri diabolike, ikintu kibi, nta kintu nyine kiba gikora. Rero n'abaturage nabo dukwiye kujya tubakangura, nabo bakamenya ngo ninde ko kubavugira, ninde ukwiye kuba yitwa ko abavugira. Kuko niba ari umunyamakuru ushaka kugaragaza ikibazo wenda cy'amazi ahantu, ugiye gukora inkuru y'ikibazo cy'abaturage babuze amazi, ntabwo ugenda utuka uvuga uti wasaka itanga amazi iragapfira agapapana, ni abagome banga abaturage, niyo mpamvu mudafite amazi, baragatsindwa n'Imana, barashaka ko mupfa, aba bantu n'abicanyi. Umuntu nk'uwo ngo wamwita activiste gute? Utagaragaza uti abaturage hano bafite ikibazo cy'amazi, kutagira amazi bituma bagira umwanda hano, kugira umwanda bishobora kubatera indwara runaka. Rero ikigaragara ni uko amazi hano, imiyoboro wenda yarashaje, wenda nta miyoboro ihari y'amazi. Ukabaza wasake uti hano, wasake ko hano hari ikibazo cy'amazi, tubona nta miyoboro, tubona nta ko tubona abaturage bafite ibi bibazo, mwabafasha iki kugira ngo tubone amazi, babone amazi nabo? Ariko utagiye kudiyaboliza wasake ngo ubite abicanyi, uvuga uti wasake n'uri murashaka ko abaturage bapfa, n'ubundi niko mwabaye, ni leta ngome, leta agatsiko kadakunda abaturage. Ukibaza noneho ngo bikitwa activisme. Sasa ugasanga rero activisme ubwayo nayo ntibayumva, kuko iyo baba babyumva, koko babyumva, ntago bakabikoze nk'uko babikora. Kuko uko babikora usanga ari ugushaka kwangisha abaturage leta, bakabyita activism, ariko ntago ari ukuri, ntago babyumva eje. Niba banabyumva barabyirengagiza, barabigoreka nkana mu nyungu zo kurengera twa dufaranga twavugaga baba babatamitse. Bwana Rutere, rero tujya ku musozo, reka tugire inama urubyiruko cyane cyane, kuko ubu ngubu nibo batagitinga, kuko urubyiruko nirwo rusobanukiwe cyane ubu ngubu na tekinoloji, nirwo rwinshi ubu ngubu. Population igaragaza ko urubyiruko nibo benshi, ubu nibo baviza. Ikindi kandi imbuga nkoranyambaga nibo barimo bazikoresha, so barimo baratagetinga rero urubyiruko. Bwana Ruti, ni iki kintu wagiramo inama urubyiruko rw'u Rwanda, baba abari mu gihugu, baba abari muri diaspora, mu kintu cyo kubanza kumva uburemere bw'ibyo umuntu abura iyo agiye muri iki gikorwa? Icya mbere, kumva ingaruka umuntu ashobora guhura nazo, zaba ingaruka z'ubutabera, zaba ingaruka z'uko ugiye kwitandukanya n'igihugu ku mpamvu mu by'ukuri ese ni iki kintu cyatuma witandukanya n'igihugu. Hanyuma kandi kwishora mu kintu utabirivinga, kuko ukuri urakuzi, ukuri kurahari, ariko just ku nyungu z'amafaranga, ibyo wemera uzi neza, bakakubwira ko ugiye kwitandukanya nabyo,
ukemera ibi akaba ari byo ukora, kandi ibyo ngibyo ugiyemo byose bigiye mu by'ukuri kukugira undi muntu. Ni iki tugiye kubwira urwo rubyiruko bwa Nyarute? ikintu twabwira urubyiruko ni uko ni wa mugani nyine bavuga ngo umuntu amenya agaciro k'ikintu atakigifite. rero kugira igihugu ntabwo bakwiye kubifata nk'ibisanzwe, bakwiye kubikomeraho bakakinambaho, kuko kubura igihugu ni akaga gakomeye. bazi neza ibitambo byatanzwe n'abagabo b'inkotanyi bari barabuze igihugu imyaka myinshi, bagatanga igitambo kirenze ikindi cy'ubuzima kugira ngo babone igihugu gusa. ni nacyo tujya tuvuga ngo abo bagabo babohoye kino gihugu ntabwo babohoye igihugu kugira ngo bahembwe, kugira ngo babone amafaranga. babohoye igihugu kugira ngo babone igihugu, babone iwabo, bagere iwabo. rero abo urubyiruko mufite igihugu, muratuye, mufite igihugu cyiza, igihugu kinatanga opportunité, igihugu gitekereza ku baturage bacyo, igihugu ubona gihangayikishijwe n'imibereho y'abaturage bacyo. ariko kuba mugifite rero mugomba kugikomeraho, kuko kubura igihugu ni akaga gakomeye. ni ukubura akito, ni ukubura akarango, ni ukubura, sinzi ukuntu umuntu yabyita, ariko kubura igihugu ni ukubura byose. rero igihugu bakwiye kugikomeraho, ariko bakanirinda ikindi kintu cy'uko ushaka gukira vuba gushaka gusimbuka ama etape y'ubuzima, ugashaka guhita uba umumiliyoneri cyangwa ukaba umumiliyarderi, akaba ari udatekereje gukora bimwe bavuga ngo gukunda ibihiye ariko udashaka guteka. ibyo bintu urubyiruko rukwiye kubivaho, rukabyirinda, rukirinda uwo muco, kuko uwo muco wo gukunda ibihiye udashobora kujya mu nkono ngo ucane imbabura, uhate ibirayi, utogose, ukarange cyangwa ugire gute. ibyo bintu birica cyane, nibyo bituma abantu, byorohera abantu kugushoramo amafaranga, bakagukoresha amahano, kubera ko bari buguha amafaranga ukajya muri ibyo bintu ukabona ibihiye utatetse. rero abo urubyiruko nirwirinde abantu bashaka kubashora mu bintu bibi ngo babahe izo ndonke, kuko izo ndonke nta kintu zizabamarira, nta kintu zakumarira. niyo waba ufite miliyari na miliyari udafite igihugu, udafite abavandimwe muyasangira, udafite ababyeyi ushyigikira, ufasha, ukabashajisha neza, bakabona ko ukabizihira nabo bakakwizihirwa, nta nyungu n'imwe irimo yo gutunga udatungiye iwanyu, cyangwa udatunze iwanyu, cyangwa udafite icyo umariye iwanyu kubera ko wahemutse. ibyo ni ibintu bibi cyane. urubyiruko rubyirinde, rwirinde gushaka gukira rutakoze, kuko gukira utakoze ni umuvumo mubi cyane, uganisha abantu mu byaha, kandi ibyaha biganisha mu guhanwa no gupfa, byose birajyana, dore ko ari nako Bibiliya ivuga ngo ingaruka y'icyaha ni urupfu. rero bakirisitu bavandimwe, rubyiruko, nyabuna nimwirinde. kandi abantu bari hanze ahangaha, hari abagome benshi cyane bahemutse, badafite icyo bahomba, bifuza kugira uwo bajyana mu manga, bagwana mu manga. rero twirinde abo bantu badafite icyo bahomba, ko batujyana tukajyana mu manga kandi bafite ibyo bazira. ntibagende bazira ibyabo, bote uwo bakije, naho ubundi twebwe twikomereze, kuko ntabwo ibyabo ni gatozi bagwiriya, natwe twikomereze. ndumva aricyo nababwira. urakoze cyane Ruti. urwo rubyiruko turubwira ko ntabwo umuntu uza kugusansibiliza, ntabwo umuntu uguhamagarira kuba wajya mu bikorwa nk'ibyo ava kure. rubyiruko, uwo muntu akuri iruhande, uwo muntu arabanza akakwiga, uwo muntu arabanza akamenya icyo ukeneye, kuko rimwe na rimwe muraganira uba wabimubwiye, ariko abamutuma
niwe bamutumaho bakavuga bati twigire neza uriya muntu, twabanje kumenya ko uwo muntu bishoboye, tuzi ko ku kintu cya tekinoloji akizi, tuzi ko ibintu byo kuvuga bisobanukiwe, tuzi ko hari talent izi n'izi afite. Bityo rero inforomasiyo zawe uzitanga kuri ruhande. Igihe rero bazaba bakugezeho bavuga bati nyabona dore ibi n'ibi ibi n'ibi ibi n'ibi, ntuzatangazwe n'uko babizi, kuko baba babanje kukwiga, baba bazi rero inyota cyangwa se baba bazi icyo wowe ukeneye muri uwo mwanya, bitewe rero n'ibyo nyine n'ubwo buzima uri gucamo. Wishukwa cyane n'amafaranga ngo ukunde wandavure, wishukwa n'amafaranga kugira ngo witandukanye n'umuryango wawe. Wibuke ko ababyeyi, inshuti, abavandimwe nta kintu cyabaruta, nta igihugu, abavandimwe, umuryango, ibi byose umuntu arabanza akabitekereza, hanyuma ukareba ukavuga uti kuki naba ruvumwa kuri iki kintu, kuki necessairement njyewe ubwanjye najya gukora ikintu ntemera, ikintu nsanzwe nzi ko ukuri kwacyo ari uku, ariko nkitandukanya nacyo. Urubyiruko rero muramenye, turabasaba gukora comment ahangaha. Hariho probably uzumva iki kiganiro ibi bintu yarahuye nabyo, necessairement ntabijyemo, hari uzabyumva yarabigiyemo ariko afite n'ubushake bwo kubivamo. Ibyo nabyo inzira irahari. Hariho rero n'ubifiteho amakuru, mwese muzadukontakte mugire icyo mutubwira. Tubashimira cyane kuba rero mwabanye natwe muri iki kiganiro. Nshimira cyane mugenzi wanjye Rutendukana Murego dufatanyije iki kiganiro, tubabwira kandi ko iki kiganiro kizaca kuri channel zombi, yaba Igicaniro TV yaba The Future TV. Bwana Ruti, ndagushimiye cyane kandi reka kwifuriza nawe ibihe byiza. urakoze cyane nawe ugire ibihe byiza mu Rwanda rw'iyo.